reka nizere ko mumeze neza kandi gahunda zanyu zakomeje kugenda neza. Hanyuma njye ni Eros kabisa hano kuri Birashoboka TV Rwanda. Aya nkubwira ngo wowe uri mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, ewe nkunda kwibagirwa na Kigali mumeze mute? Nizere ko mumeze neza aho muri uwo murwa wanyu. Nizere ko vibe ari vibe kabisa, nizere ko ibintu ari uburyohe. Hanyuma njye Eros nanjye kuri Birashoboka TV Rwanda ngenda nguhereza amakuru ameze neza kandi yizewe. Tugenda tuvuga ibyamamare muri sinema ndetse mu muziki, ni wareba mu badanse ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru ziba ziri trend kandi guhereza zigezweho kandi zinizewe kabisa. Uyu munsi turaza kugaruka ku cyamamare kabisa, na wundi ni Regis hamwe na Miki. Aba ngaba bivugwa ko bongeye gusubirana kandi Miki yari yaragiye kwa Aga Promoter. Hanyuma kugira ngo nkomeze n'andi makuru ngenda nkubwira ukuntu bihagaze, banza urebe iyi video ukuntu bihagaze hagati ya Miki ndetse na Afande Regis. Ubone nze nkubwira ibindi bikurikira biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ukuntu bivugwa ko byagenze kugira ngo noza Miki agaruke kwa Regis. Yego wabyiboneye muri video rero, biragaragara ko Afande Regis kabisa yarari ku umwe na Miki, kandi ubona ko ahantu bari ni hamwe Regis yakoreraga video ziwe cyangwa se filime bakinaga hamwe na Regis. Miki na Regis ira apartment barimo nimwe bakoreragamo filime. Ubona ko n'ubundi ari filime, ari ahantu bari basanzwe bakirira kandi basanzwe bamenyereye, niho bahuriye. Hanyuma iyi video gufatwa yafashwe n'umwe mu bakozi ba Regis, ayifata mu buryo nabo batazi, nyuma yaho aza kwipostinga mu buryo nawe atazi, bituma isakara hose. Nyiri ubwite Aga Promoter akimara kubibona, uyu Aga Promoter ni umwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, bafata ibiganiro cyangwa se bafata amashusho y'ibirori bigiye bitandukanye byagiye bibera ahantu hatandukanye y'ibyamamare. Ibi byamamare tuzi bikomeye hano mu Rwanda, aba ba The Ben ndetse n'abandi bagiye bakomeye, agahita ashyira ku mbuga nkoranyambaga ziwe za TikTok ndetse n'ahandi, akagenda yinjiza amafaranga gutyo. Uyu ni umugabo umaze kwandika izina, kuko urumva niba umaze gufata gutya ukaba ufatisha abahanzi bakomeye hano mu Rwanda, akaba ari bujye gufata amashusho yabo ugapostinga, urumva ko uri umuntu ukomeye, uri umuntu ukomeye kabisa. Uyu Aga Promoter murumva ko ari umuntu utiyoroheje. Uyu nguyu akaba ari we wavugwaga ko ari mu rukundo na Miki, kandi ni ibintu byagaragaraga kabisa, ubona ko bari romantique, bimeze neza kabisa. Hariya ku mbuga nkoranyambaga batwika badutama amafoto, uyu Aga Promoter ari kumwe na Miki. Uyu munsi rero wabonye ko bivugwa ko cyangwa se waniboneye ko uyu munsi atakiri kumwe na Miki, bitewe n'uko Miki yasubiranye na Regis. Biravugwa ko uyu Miki yari yabwiye Aga Promoter ko we agiye gukora shoot, noneho Miki we agahita akatira kwa Regis, bikarangira Aga Promoter amuhamagaye namufate, bikarangira atamufashe, nawe ujya afata phone ya Aga Promoter. Noneho uyu Miki noneho mu gitondo cya kare we na Regis nibwo bashizeho iyi video yabo, nabwo ishizweho n'umuntu wabo kabisa, umukozi wa Regis, nabwo mu buryo atarazi nako. Bikaba bivugwa ko uyu mukozi atakiri kumwe na Regis. Yayishizeho ku munsi w'ejo bundi ku isaha y'isa moya, akaba aribwo yashyizeho iyi video. Bikaba bivugwa ko nawe atakiri kumwe na Regis, yahise amwirukana. Ibingibi nanone bikaba bivugwa ko impamvu bongeye kwihuza ngo nuko Miki yavuye kwa Kiramani. Buriya ngo Kiramani ngo yatumaga badakomeza kubana, ngo niwe wabateranyaga. Muzi ko Miki na Kiramani bafitanye amakimbirane muri iyi minsi, ni abantu batari kuvuga rumwe ku mbuga nkoranyambaga, bari kugenda baterana amagambo. Gusa ibingibi ngo nibyo bivugwa ko kuba yavuye kwa Kiramani yaramwirukanye, bivugwa ko nabwo yavuyeyo kubera agasuzuguro. Urumva ko bitari byoroshye hagati ya Kiramani ndetse na Miki, ntabwo byari byoroshye kabisa. Hanyuma biravugwa ko nanone uyu Regis ari we washyizemo noza gusuzugura uyu Miki, kuba yasuzugura Kiramani
wa Kiramani kugira ngo aveyo noneho aze kwa Regis. Bivugwa ko nanone bashobora kuba bari basanzwe babirimo ariko agapromota akaba atabizi, nkuko nakubwiye ngo uyu Miki yajyaga abwira ngo agapromota ngo ngiye muri shoot bikarangira yigiriye ngo kwa Regis, niko bivugwa. Gusa byose ni amagambo y'abantu nawe uzi ukuri ko ariko nyuma yuko agapromota nanone abonye ira video yahise yandika ngo ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye ati love is a scam kabisa. Ubona ko anababaye cyane. Miki niba yarascamingaga uyu agapromota ntago byaba ari byiza, ntago ari ibintu byiza kabisa. Niba yaragiraga gutya akamubeshabesha ukabona ko urukundo ari seriye kabisa bakanabitwereka, ntago ari byiza kabisa. Niba yayikundira Regis n'ubundi akagombye kugenda akamuvuga neza nawe ku mbuga nkoranyambaga. Muziko yagendaga muvuga nabi, abenshi mwagiye mubibona mubona ko avuga ko uriya kabisa nta kuntu, ariko uyu munsi wa none barasubiranye. Yakagombye kuba yaramusabye imbabazi kare kugira ngo ajye mu rukundo n'uyu agapromota. Uri kumwe na Regis ejo bundi ninjoro, nibyo sibyo? Ntabwo ayo majwi ndayumva, niyumva ubwo ndaza kumenya ibyo ari byo. Ako ngiye se ntabwo Regis tujya dupfa guhura, sinzi ahantu byavuye. Nubwo ngo bivugwa ngo agapromota niwe washatse kugira ngo yigarurire Miki mu gihe yatandukanye na Regis, ariko uyu mukobwa nawe yarabimweretse amwereka kamukunda. Gusa ntago ari byiza kabisa, ntago ari byiza. Nyuma yuko uyu mukobwa yarahirutse no gutwara igihembo muri iyi minsi, yahirutse gutwara igihembo kabisa, na igihembo yahawe nk'umukobwa kabisa hariya aho bica bigacika mu mafilime Inyarwanda. Hanyuma reka nkubwire ngo ngende Eros kuri Birashoboka TV Rwanda. Dukomeze tubane ukanda subscribe ndetse wibuka no gukanda kunzogera, ubwo ndavuga abasha batangiye kureba kuri channel yacu, kandi bakomeze badusharinge n'izindi nshuti zabo zimenye ukuntu bihagaze, n'abasanzwe nuko musharinge. Hanyuma ujye kuri like ukande like niba wakoze ibintu byacu, ujye muri comment udutere comment cyangwa se wandike utubwire ukuntu bihagaze. Wowe urabibona ute hagati y'aba bombi, hagati ya Miki agapromota ndetse na Regis? Urabona kuba yasuye yari byo biza cyane ko hari nabishimye ko Regis yigaruriye uyu mukobwa, kuko hari abafana ba Regis hakaba n'abafana ba agapromota bavuga ngo agapromota ntago ari byiza kuba yatewe indobo, twabita indobo cyangwa se kuba yakuwe mu rukundo rwa Miki. Yego hari abavuga ko ari byiza, hari n'abavuga ko ari bibi. Gusa wowe twandikiye muri comment utubwire ngo ibi ni byiza cyangwa se ni bibi kuba basubiranye. Wowe garagaza amarangamutima yawe, uri kuri uruhe ruhande? Gusa njyewe ndakubwira ngo ndi Eros, komeza tubane ndetse no mu yandi makuru ngenda nkugezaho kabisa ibyamamare bigiye bitandukanye hano mu Rwanda kabisa. Nkubwira ngo ciao twongere tubonane mu yandi makuru ndaza nkugezaho, nayo ni amakuru araza kuba ryose kandi ameze neza kabisa. Ciao.